kuri Pantekote sinabonye akanya ngo mbane namwe dufatanirize hamwe kwishimira umunsi mukuru w'isabukuru yacu y'itorero, ariko ejo bundi ngize amahirwe barambwira ati uzaboneke kuri iki cyumweru, nanjye nta kindi naganiraho uretse kwifuriza bene data bose isabukuru nziza y'ivuka ry'itorero rya Kristo mu isi kuri Pantekote. Itorero rya Kristo ryavutse turabizi neza, ariko kandi ryavutse ryarateguwe. Ndihuta kuko agahe dufite ndabizi ko kangana. Ryarateguwe, turibuka ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 3. Umukozi w'Imana wari wuzuye mpwemu yera, umwuka wera, witwa Yohana Umubatiza, yaje avuga ubutumwa bukomeye cyane, kandi yaraje ari integuza y'umwami Kristo, kandi yaraje guhindura ibihe n'ibihe n'ibintu. Yaje guhindura ibihe mu gihe cye babaraga imyaka baturuka hirya begera kuri zero, guhera kuri we na Yesu rero batera kuri zero bazageza ku 2026. Yahinduye ibihe rero. Ikindi yahinduye mu Bisirayeli nuko iyo bakoraga icyaha bajyaga gutamba ibitambo, bakabishyira abatambyi bati mudusabire Uwiteka imbabazi, bakazana amatungo meza atamugaye atoranijwe, bakayazanira abatambyi bati nyabuneka nimudusabire imbabazi ku Uwiteka twarakosheje. Ariko hano Yohana aje yuzuye umwuka wera, Pantekote itaraza ariko ari yuzuye umwuka wera, yaje ari special. Atangira avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abivuze ngo abantu baturuka hirya no hino baza birukanka bamusaga kuri Yorodani, baza ngo batura ibyaha byabo. Umuntu akaza ngo akatura ibyaha bye, Yohana akamubatiza mu mazi menshi. Byari bishyashya rero. Murumva icyo ni ikintu gishyashya cyatangijwe na Yohana Umubatiza yuzuye umwuka wera. Kandi na Yesu aje atangiye kuvuga ubutumwa n'icyo yavuze, yavuze ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana abatiza mu mazi yavuga ati ndabatiza kugira ngo mwihane ibyaha byanyu, ariko uri inyuma yanjye ndetse undusha ubutware wazabatirisha umwuka wera n'umuriro. Ntibinanguriye ko mutwaza n'inkweto, rwose ntabwo mfite ubwo burenganzira ubundi, ariko uwo niwe uzababatiza mu mwuka wera n'umuriro. Yavugaga iki? Pantekote. Ku mwami nazamuka amaze kuzuka azasuka umwuka wera ku bantu bose, abamwemeye, abamwizeye, abamukunda bakuzura uwo mwuka wera. Bamwe bagahanura, abandi bakerekwa, bakavuga mu ndimi nshya, bagasengera abarwayi bagakira, n'ibindi. Uwo rero ni umwuka wera bahanuraga. Ariko icyo batubwiraga ni iki? Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Itorero iminsi mikuru yose dukora ni myiza, yose iruzuzanya. Iyo Yesu atavuka Pantekote ntiyari kuza. Kuvuga kwa Yesu ni ngombwa, no gupfa kwe byari ngombwa, no guhambwa no kuzuka, ariko no gusuka umwuka wera nabyo byari ngombwa kugira ngo itorero rivuke kandi ritegurwe. Ariko si hoherezo ry'itorero, reka da, turacyari mu butayu bene da. Nubwo ari ubutayu bwiza twebwe kuko Imana yasutse umwuka wera, ariko igihe cyacu ntikiragera. Ubwami dufite bwo mu ijuru dufite ubu buri mu mitima yacu abizeye, buri mu mitima ntibugaragara, ntiburi ku mugaragaro, ariko ubwami buzagaragara. Umwami wacu azagaruka aje gutwara itorero, hanyuma bagarukane baje kwima imyaka 1000. Ubwami bw'Imana bugaragare noneho ku mugaragaro, n'abapagani babubone n'amaso yabo, babe mu mahoro gatoya imyaka 1000 gusa. Ariko imyaka 1000 nishira haba iby'urubanza n'ibindi, noneho abemewe burundu rero bajye mu bwami bw'Imana Data, aho bazabana n'Imana iteka n'iteka ibihe bidashira. Abanze kwihana abapagani be bazajya mu muriro w'iteka ibihe bidashira, ndetse ngo n'abapfuye bazazuka kuri uwo munsi kugira ngo bacirwe imanza z'imirimo bakoze bakiri muri uyu mubiri. Inzuzi zizagarura zatwaye, ikuzimu kuzagarura abaho, n'abandi bazagaruka. Ariko noneho itorero ni ikirere. Itorero turi mu butayu, ariko ryaravutse kuri Pantekote.
nicyo nashaka kuvuga cyane, nicyo muravuga ngo mwibuke kandi mubyibuke, atari umugenzo w'idini, atari imihango, atari amateka, ni mube mu mwuka wera. Nicyo mbasabira, ni mube Pantekote yanyu, buri wese abe mu mwuka, kuko ibi ngibi tubona bitwoshya bigenda bidusitaza, ibi bizashira, igihe kizagera hanyuma imanza zibeho. Wenda uzaba ukiriho, ariko Imana nivuga ukiriho wizera neza uzayumva, uhindurwe, ujyane n'abapfuye kera bizera bazutse, mujye gusanganira umwami mu kirere. Ni ukuvuga rero itorero ryaravutse ariko ntiragera ku mwisho, riracyakora imirimo, n'abagiye n'abadutanze ngo hari ahantu badutegerereje, Imana yanze kubasoreza byose bikwiriye, natwe tutaragerayo baracyategereje za ntwari Bibiliya ivuga, intore zarwanye urugamba rwiza, baracyadutegereje, kuko umwami yavuze ngo oya, sinabaha ibyanyu byose neza bariya bataraza ngo bibahere icyarimwe. Bene data rero, itorero ryavutse kuri Pantekote. Bigenze bite rero? Byavuye mu isezerano ry'umuhungu witwa Petero. Uriya Petero n'abandi baganira na Yesu, za ntumwa baganira na Yesu ataranapfa, hariya muri Matayo 16, ngiye kwasoma numve. Matayo 16, turasoma imirongo mikeya, rero ku murongo wa 13. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe rero, abo twabanye, abo twagendanye ubwanyu, mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, umva, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Umva aho kantu yamubwiye, kuko ahishuriye ko ari Kristo, umwana w'Imana ihoraho isumba byose. Avuga ati, ha, nawe uri Petero, uri ibuye, uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Iyo sezerano Petero yarijyana ntiyumva n'ibyo bivuga, ntabwo yumvaga icyo bimubwiye. Barakomeza gusa, barabana, baragenda. Ariko rero undi munsi arababwira ati, rero hasigaye akanya gato nkabavamo, ngiye gusubira kwa Data, ngiye gusubirayo, ariko nzagaruka mbajyane, ngo nzaba ari namwe, tuzabaneyo. Batangira kumubaza n'ibindi bibazo byinshi, murabizi. N'ubujya mu byakozwe n'igice cya mbere, muzoza gwese ugiye kugaruka nibura ubwami bwe mu Bisirayeli, wirukana Abaroma, Abisirayeli tubone umwami nyabami, kuko bumvaga ko ari Mesiya. Ariko aravuga ati, ibyo si ibyanyu, cyakora sinzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza undi mufasha, nzabohereza umwuka wera, kandi naza nibwo muzamenya mugasobanukirwa yuko yewe ndi muri Data, namwe mukaba muri je, nanjye nkaba muri mwe. Ibyo muraza kubisoma ubutumwa bwiza bwa Yohana Umubatiza, nyine ko ubutumwa bwiza bwa Yohana yanditse ibice 14 uhereye ku murongo wa 18 kugeza kwa 20. Nabo uraza kuhasoma burumvi. Aravuga ati, sinzabasiga nk'imfubyi. Atangira kubereka ko ari uzagaruka. Abisi ntibamuhabwa, ariko mwe muzamuhabwa, kuko mumuzi kandi mwamubonye, kandi azaba muri mwe, mwarabanye. Umwuka wera ni Imana Data, ni Imana Mwana, ni Imana Mwuka wera. Umwuka wera iyo wahawe Imana nzima muri wowe. Iyo niyo Pantekote yacu. Nubatizwa Umwuka wera, ugahabwa Umwuka wera, ntuzashidikanye, Imana yose yatashye muri wowe, kuko Imana
ni mu butatu, nta Imana ni mu butatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Umwe muri bo rero iyo yaje muri wowe bose baba bahari, burya bose baba bahari. Urumva rero aravuga ati sinzabasiga nk'imfubyi. Ariko uwo munsi rero Umwuka Wera yaje, mwabaye intwari, mwatinyutse, mutagitinya, nibwo muzamenya yuko jyewe Yesu ndi muri Data, ndi mu Mana, namwe kandi mukaba muri jyewe. Ubwo rero niba turi muri Yesu akaba mu Mana, natwe turi mu Mana, kandi Yesu rero akaba muri twebwe. Ni ibintu biryoshye cyane bene Data. Nibyo bivuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Iyo umuntu yavutse ubwa kabiri akaba icyaremwe gishya, ibya kera birashira rwose, aba yahindutse undi muntu mushyashya, ibya kera biba bishize. Bene Data rero iyo ni Pentekote. Arabibabwira ati sinzabasiga nk'imfubyi. Arabwira kandi mu Byakozwe n'igice cya 18 ngo icyakora Umwuka Wera nabazaho nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya, uhereye hehe? Yerusalemu, Yudaya yose, ukageza i Samariya no ku mpera z'isi. Umwuka Wera azaza, mube abagabo nyabagabo bo kumpamya, mutinyuke. Nimugoroba yo kwa kane niho twaganiraga na bene Data b'Abanyarwanda, niho batangiye misiyo i Tel Aviv muri Israel. Twarabasuye kandi twabasuye turi benshi pe. Hari gurupe nabonye inaha iramperekeza tujya kubasura. Twababwira ati mukomere, mukomere. Abo bantu bahakanye Umwami Yesu na n'ubu bakaba batazi ko yaje, ariko mwebwe mukamumenya. Nimucane umuriro wa Pentekote aho ngaho tugiye kubasengera. Ibitashobokera abana b'abantu bizashoboke, Imana izabakoreshe, ari mwe mukingura amaso yabo y'imitima, babimenye, babisobanukirwe ko Umwami Yesu yaje, ntibamumenye ahubwo bakamutanga. Nibyo tugiye gusoma mu bice bibiri. Baramutanze, baramugambanira, na Pilato ashatse kumufungura baranga, batoya oya nabambwe, oya nabambwe. Ahubwo umugome bari bahita ngo mufungurire, dufungurire umugome watumaze, waduteye ubwoba, watumaze, ariko uriya napfe, napfe, napfe. Ariko niko byari byarahanuwe, kandi iyo yari inzira. Iyo adapfa ntabwo twari kuba mu itorero, ntitwari kubaho. Nuko yadupfiriye ku musaraba. Iyo yari inzira agomba kunyuramo byanze bikunze. Nuriya wamugambaniye yabikoze atazi ibyo arikora kubera ubujiji, yego, kwizera guke, ariko nanone byagombaga kubaho. Imana yari gushaka indi nzira kugira ngo dupfire ku musaraba i Golgota. Mwumva rero byari ngombwa. Bene Data rero hariya rero aravuga ati muzahabwa imbaraga kumpamya muhereye i Yerusalemu. Ab'i Yerusalemu, ab'i Tel Aviv rero twabasengeye kandi twiyemeje kuzabasengera, kubashyigikira, kugira ngo mujye mubasengera mwese. Turashaka ko itorero rya Kristo rikwira mu mahanga yose, tukongera tukaba bazima, kuko n'ikidini cya kindi nacyo kiri mu kwiyunga, cyabaye kinini, kiyegeranije. Ariko natwe abasenga by'ukuri, natwe Umwuka Wera dufashe tube connecte, tuhure, dusengerane kandi dukomezanye. Twababwira ngo nibihangane, tugiye gusenga rwose, tugiye gusenga. Imana rero dufashe cyane. Ariko niki cyabaye i Yerusalemu rero? Nicyo gihe nyine amaze kubabwira ibice bibiri, tuhasome twumve naho. Ni amagambo maremare ariko ntabwo tuyasoma yose kuko niho itorero ryavukiye. Ibice bibiri. Kuko Umwuka Wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Kandi muri Yerusalemu, kuko hari kuri Pentekote nyine, habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Baba baje mu minsi mikuru i Yerusalemu. Yari iminsi itegetswe y'Abisirayeli ko ku minsi mikuru 3 bagomba kuboneka i Yerusalemu. Abagabo byanze bikunze bakaza kuramya Umwami, kandi ari abanyedini.
reka twumve ahantu bari baturutse rero bamwe na bamwe. Umurongo wa 5, habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose yari munsi y'ijuru. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire hariya twavuye tuje i Yerusalemu? Kandi turi ngo harimo abaparitini, abapariti, abamedi, abanyeramu, abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya ndetse no muri Egiputa no mu gihugu cya Libiya ndetse yeranye n'Ikureni, abaroma b'abashyitsi n'abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'abakirete n'abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa babonye bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinzihira. Urumva rero bene data, umwuka wera iyo yamanutse aba yamanutse. Ibitangaza byarakoretse ndetse babyibazaho. Abanyagalilaya b'abaturage Yesu yahamagaye ari abarovyi batize, birwa mu nyanja mu kiyaga baroba ntibige, none ko tubumvise bavuga mu ndimi ziriya z'iwacu aho twavukiye ubu ngubu, mu Egiputa, muri za Libiya, hirya mu Barabu ndetse n'ahariya hose. Kuki tubumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu? Ariko hari umurimo w'umwuka wera. Umwuka wera abaha kuvuga indimi z'abantu, ndetse harimo n'avuga indimi zo mu ijuru z'abamarayika zitumvikana, bavuga indimi. Umwuka wera ajya agabira abantu n'indimi n'umwuka n'ubwenge byose. Urumva byari ibintu bitangaza cyane. Barumirwa rero bati, ibi ni ibiki? Ni ibiki bibaye? Ni ibiki? Abandi batazi ubwenge nabo rero babaswa bati, basinzihira, basinze, ntimubibona? Dore ibyo bigira. Ariko bari buzuye umwuka wera. Igice gikurikiyeho ni kirekire, ariko naho turabivuga mu magambo magufiya kuko intego yanjye ngo sindageraho kwifuriza umunsi mukuru wa Pentekote, isabukuru nziza. Ariko Petero nawe abyumvise babanegura, arahaguruka yuzuye umwuka, ntabwo yagifite ubwoba nk'ubwa mbere. Cyagiye bajyanaga Yesu mu nkiko zabo, murabizi ko abaje bamubonye bati, Petero nawe wari kumwe na Yesu? Undi ati, reka da, mwimbeshyera, ntabwo muzi uriya mugabo, simuzi. Amwihakana inshuro 3 inkoko itarabika. Ariko yari agifite ubwoba, atarambikwa imbaraga zivuye mu ijuru, yari ataruzuza umwuka wera. Yawuzuye umwuka wera ushira amanga. Amaze kuzura umwuka wera rero, ntabwo ari uko yakomeje kwifata, ntabwo yigeze gukomeza kumyabwoba. Oya da, reka wenda dusome amagambo make atangira, mwumva uko yatangiye avuga hariya ku murongo ukurikiyeho wa 14. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwira ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura, n'ibindi. Atangiraho kubahamiriza. Ageze ku murongo wa 29 arababwira ati, bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyahari iwacu n'ubu. Nuko rero, kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo. Abibonye bitari byaba, nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we turakabora.
imana yazuye Yesu, uwo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyasezeranije ari byo mwuka wera, none si icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwo yaravuze ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, ari Dawidi wivuga, yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko umuryango wa Isirayeli bose ntibamenye badashidikanya yuko Yesu mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Abo bantu bumvise ibyo bacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bahoraga bashishikara iby'intumwa zigisha, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Urumva rero bene data, itorero ryavutse ku munsi wa Pentekote, na Petero asoherwa rya sezerano rye ngo kuri wowe, we rutare, we rutare, we rutare, Petero, we rutare, kuri wowe nzubakaho itorero ryanjye, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ubwo rutare ninde rero yavugaga Petero? Ariko n'iki yavugaga? Ubuhamya bwe, ubuhamya bwe bwa Petero ko Yesu yazutse ari iburyo bw'Imana Data, ari usutse umwuka wera nk'uko Imana yabisezeranye, byatumye bicumita abantu mu mitima yabo, barabyumva, bumva bibakoze ku mutima kubw'imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera arakora bene da, nimuvuga ubutumwa ntimugashidikanye, muri mu mbaraga z'umwuka we. Umwuka wariyo mukorana, uvuga, ariko no ku mitima umwuka akorayo w'abantu batarihana, bakumva bagasobanukirwa. Barumva rero, barumva bibakora ku mitima, bati none tugiye dute bagabo bene da, none tugiye dute se? Kandi Petero ati, mwihane mubatizwe, mwihane mubatizwe, mugirirwe ubuntu, namwe muba abantu b'Imana, kandi muze namwe muzahabwa isezerano twahawe ni iryanyu n'abana banyu n'abandi bose bazizwa n'ubutumwa bwiza bwose muzababwira. Nuko barihana ibihumbi 3, babandi barabatiza 3,000, barabatizwa, itorero riravuka bene da. Itorero rifite aho rihera, rifite aho ryavuye, aho ryatangiriye, kumva ubutumwa bwiza bw'abavugabutumwa bazanye inkuru nziza, bakubwira ubutumwa bwiza, nawe ukabwakira, ukizera umwami, ukizera imirimo yagukoreye hariya i Gologota, ugahinduka umwana w'Imana, ukavuka, ukaza mu itorero ry'akarere rya Kristo kugira ngo ucongwe. Aha rimaze kuzuka ryabagaho rite? Nubwo ntari nabiteguye, ariko reka naho tuhasome ku murongo ukurikiyeho 43, uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe, bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga, bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Iyo ni Pentekote, uko itorero ryatangiye, uko ryavutse. Nicyo mbifuriza kugira ngo tubyibutse twebwe, ariko tubishake mu mitima yacu, natwe imibereho yacu y'igihe cya none, twe kuba abanyedini gusa, twe kubyumva nk'amakuru, tubishake, dushake umwuka wera. Kristo uriho mu gihe cya none nashaka umwuka wera, abeho nk'uko Imana ishaka, twuzure umwuka wera, tubane amahoro, dukundane, dufashanye, dukomezanye.
birambabaza cyane muri iyi minsi aho ngenda hose. Hari abantu twavanye mu mahanga, cyane cyane ndavuga bari mu mahanga, twavanye mu iwacu, turi mu itorero rimwe, duhuje umutima, dusangira umutsima na divayi, tukishima ngo turibuka urupfu rw'umwami. Ariko bageze mu mahanga bicamo uduce duce, bamwe barashaka kwitwa ba potere, abandi bashaka kwitwa ba pasitoro, bakagenda bicamo ibice, banababwira kwiyunga bakanga, ngo ya uriya ntitwashobokana, bakibagirwa n'isengesho umwami yadusengeye agiye gusubira mu ijuru, ngo ndagiye, ariko basigaye mu isi. Ubarinde kandi bazaba umwe nk'uko natwe mwami turi umwe, abwira se n'umwuka wera. Niko Yesu yadusengeye ngo tube umwe. Ariko birakomeye ko muri iyi minsi abantu bicamo ibice. Ariko umva itorero rya mbere kivuka, bahuriraga hamwe bahuje umutima, bagasangira ibyabo, ndetse bimwe bikagurishwa bakabizana ngo bagabanye buri wese uko akennye, kugira ngo hataboneka umukene muri bo. Iryo ni itorero ryarishoboye n'umwuka wera. Wenda hari ibyaje nyuma birabavuna birabarushya, turabizi, kubera ko bari mu bubyutse bumva ngo aragiye ariko ejo azagaruka. Kuki twagomeza kuba mu isi? Yego, turasaba ko abapasiteri b'ubu ngubu nyine abo bamushumba baturagire batwigisha n'ubwenge. Tugomba n'ubundi kuvuga ubutumwa bwiza dukora kandi ko dukundana. Si ukuvuga ko tutakundana, kuko nidukundana tugafashanya n'ubundi Imana izaduha umugisha. Ariko si ukubirya byose ngo tubirangize ngo n'ubundi azaza ejo, ngo kubitunga ntacyo bimaze. Oya, tugomba no kubitunga kuko tubikeneye, tubifitiye uburenganzira kugeza igihe azagarukira kutujyana. Ariko abambere bo bumvaga ngo ejo azagaruka. Mu buryo Yerusalemu hateye n'inzara cyane, bagomba gufashwa n'andi matorero hirya arabagemurira byakomeye. Ariko bari mu mwuka, bumva nta mukene ugomba kuboneka hagati muri bo, bumva bagomba gusangira ibyabo byose. Uretse uwitwa Ananiya na Safira ntibagerageje kubeshya, ariko bakubitiwe aho ngaho kuko babeshyaga umwuka wera, batabeshyaga abantu. Ariko ibyo nabyo murabizi. Ariko bo babanye neza, bene data. None rero umwuka wera tangiro ry'itorero. Ibi iyo tuvuga ibi ngibi, hari abumva ari iby'Abisirayeli gusa, kandi koko bigitangira byari iby'Abisirayeli gusa. Ariko noneho tumenye rero intego nari mfite, ubuntu twagiriwe twebwe abanyamahanga, twebwe abitwaga abanyamahanga, ubuntu twagiriwe twe kubupfusha ubusa. Urabona abantu bo barapfusha ibintu ubusa. Twagiriwe amahirwe, Abisirayeli banangirwa umutima akanya gato, Imana iratwemera turinjira kubwo kwizera. Bako kwizera kwabo guke baraguye. Burya abemera Mesiya ni bake cyane, muri Isirayeli ni bake cyane. Iyo twabwiraga nabo bakozi bari muri Isirayeli tuti nimupfukame musenge, Imana ibuzuza imbaraga nyinshi kugira ngo ibintu bihinduke muri ako karere, namwe mugire umumaro mu gihe cya none. Ubwo Imana basezanije ngo mu minsi y'imperuka izabibuka Abisirayeli bene Aburahamu, niko yababwiye ngo ntabwo birangiriye aha ngaha, ngo hari igihe nzabibuka, nze mbuhagire imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, nongere mbashyiremo umwuka mushya, mbahe umwuka mushya, atume ndetse mufata n'amategeko yanjye mukayashyira mu mitima yanyu, mukayakomeza ndetse mukayubahiriza. Iyo ni isezerano. N'ahandi niwabwire hano rero, mwebwe abanyamahanga, Pawulo atwigisha, yigisha Abiroma, arabwira ati yego baraguye nyine, barahwanyuwe, bavuye ku giti kiriya cy'umuzabibu w'ukuri, amashami yakavukire, kubera kwizera guke avaho, namwe bingurukira muraza mugwaho kubwo kwizera. Ariko mumenye ngo hari igihe kizagera, ubwo umunyamahanga wa nyuma azinjira mu itorero ngo agere ku mubare Imana yateganije w'abanyamahanga. Wa nyuma niyinjira rero agakiza kazasubira hehe? Mu Bisirayeli. Niyo mpamvu bene data bari muri Isirayeli ubu ngubu tubasengera, Imana ishobora kuzabakoresha bakaba ari bazacana wa Pentekote muri kiriya gihe turi mu kubasengera. Kandi n'abariya ba Mesiyanike bahari bakeya bakifatanya nabo, Imana ikabazuza umwuka wera, bakabona ibitangaza by'Imana. Turizera ko hari ikintu Imana izabakoresha kugira ngo nabo bacane umuriro wa Pentekote, kuko natwe twafashe ingamba duti nyabuneka abari mu Buraya nyabuneka namwe nimucane umuriro wa Pentekote, mwongere musengere Suwede yatuzaniye ubutumwa, Noruveje yatuzaniye ubutumwa, Finland na Denmark
baguye. Kuki twebwe bari mu Buraya tutacana umuriro wa Pentekote ngo twongere tubyutse ububyutse muri Suwede, Norvege, Finland na Denmark? Ni intego zacu, turi mu kubisengera, turi mu kwinginga Imana. Abafite umutima w'imbabazi ubishaka batumwe n'Imana, turi mu kubisengera. Kandi ntabwo bari muri Australia, abari muri Canada, abari hose. Nimucane umuriro wa Pentekote, pandi ibipande, nimushyire hamwe, mwuzure umwuka we, muhamagare Imana icane umuriro wa Pentekote, ibitangaza bikoreke. Hariya byakoretse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3. Yohana, Petero na Yohana bagiye mu rusengero, bagiye gusenga saa 9. Bageze imbere y'urusengero ku irembo ryitwa Ryiza, basanga umuntu wamugaye w'ikimuga wari umaze imyaka irenze 40, bamuheka bakamuzana ku rusengero ngo asabirize abinjira mu rusengero bajya gusenga. Ati bariyebwa bajya gusenga Imana barampa, niho yiberaga. Kandi haboneye umugisha nyine, nubwo byari bitinze cyane, imyaka isaga 40 ubwo arasabiriza. Ariko abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira, ati mumpa akadenariyo. Petero na Yohana bati turebesha dutumbire, gwatumbira cyane, ngo agira ngo bagiye kumuhereza amadenari. Ariko Petero aravuga ati amadolari, amayero, amafeza n'amazahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Undi arahaguruka, yumva birakomeye, yumva arakize, amaguru arakira, yitera hejuru, abakurikira mu rusengero yitera hejuru asakuza. Yarasakazwe wenda avuga ngo haleluya mu rurimi rw'iwabo simbizi, ariko yarashimaga Imana. Kuri abakurikiye mu rusengero, abari mu rusengero bakebutse bati udusakuriza ni barebye bati ni wa wundi hari umaze imyaka myinshi hano imbere y'urusengero asabiriza ibitangaza byakorewe. N'ibiki bashima Imana rero. Ariko abayobozi barirukanka nabo bajya kubarega ku bategetsi bajya kubarega bati za ntumwa za Yesu zikoze igitangaza ku rusengero. Wa muntu w'ikimuga muzi wari umaze imyaka isaga 40 baramuhagurukije, kandi bamuhagurukije nabi. Baravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Kandi abo bayuda bararwanya nde? Ko bavuga ko Kristo yazutse, ko Kristo ari muzima, ko ashobora gukora imirimo, ko ibitangaza byakoreka ku bwa Kristo. Ariko noneho baramuhagurukije ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Bajya kubwira n'abategetsi n'abandi bati baje umwa za Yesu rero bihagurukije umuntu ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nibwo bahagurutsaga rero kumva ibyo kureba ibyo bakoze n'iki byose. Ariko cyane cyane bamwe babagenza babona uko babafata bagiye kubafunga. Murabizi ni inkuru muzi. Ariko icyashimije hariya cyane mu magambo akurikiyeho, baje bareba batangara. Petero aravuga ati mwitureba si twebwe, umuhamya mwiza, umukozi w'Imana watowe n'Imana, wahamagawe n'Imana, ntagenda avuga ngo mwatubonye. Reka da, impano uhawe ntabwo ari iyawe, ni iy'itorero. Ubimenye nawe uri kuri uru rubuga. Niba ufite impano y'ubuhanuzi, niba ufite impano yo kwigisha n'ibindi, ntabwo impano ari iyawe. Imana yayiguhaye kugira ngo uyikoreshe mu itorero, yayihaye itorero, uri impano y'itorero. No, ujye uca bugufi rero uvuga ngo si jyewe, ni Yesu bikoze. Yesu wa wundi mwanze, niyo ndi wamwatanze mukamugira nabi, akamwica agahambwa, ariko arazuka ubu ni muzima, ari mu ijuru. Nuko ibi byose mureba bene data. Rero ibyo ni ibintu bizana Pentekote niza, muzahabwa impano z'umwuka wera kandi zuzure mu itorero, kandi muzahambikwa intwaro zose z'Imana. Impano zo Imana cyangwa umwuka azazigabira umuntu uko amubona, uko abishaka. Ariko intwaro zo buri mukristo wizera umwami Yesu uri mu itorero by'ukuri agomba kwambara intwaro zose z'Imana. Mwuka wera aratwambika n'intwaro zose z'Imana. Ikindi atutera, aduha kwera imbuto z'umwuka, nazo ugomba kuzera. Buri mukristo agomba kuzera zose. Ntabwo navuze ibice tubisoma bona kuko tutabisoma, ntabwo aribyo byanzanye cyane. Ni ukugira ngo twumve ko Pentekote itorero rivuka, Imana yarihaye ibikoresho ndetse n'uburyo bwo kwirinda, kwambara intwaro tukarwanya Satani akaduhunga. Ibyo ni ngombwa cyane. Bene data rero mumenye ngo itorero rirakomeye, twe kubyumva nk'amateka, twumve ko itorero ririho none.
itorero ririho none, abanyamwuka barahari baganira n'Imana mu buryo bw'umwuka, Imana ikabakoresha. Nimukorere umwami, nimuce bugufi, mwikwirata, ntacyo mwirata, muvuga izina ry'umwami, muryamamaze aho muri hose, kandi Imana izabaha ibikoresho, ubushobozi, muzavuga indimi nyinshi, muzakora ibitangaza, muzasengera abarwayi bakire, nibana baroga mwe gupfa. Ibyo ni ibintu byinshi bizagaragaza yuko muri mu mwami. None rero itorero ryaravutse, riracyategereje wa munsi mukuru, ubukwe, kuko ngo tuzaba turi umugeni, itorero ni umugeni, Kristo ari umukwe, azaza kutujyana, ubukwe butahe. Nibutahe niho bizaba birangiye, niho tuzaza kwima imyaka 1000, kandi tukazakomeza kwima n'indi kitazashira iteka ryose nyuma y'imyaka 1000. Turategereje rero, tukiri mu isi rero twirinde. Iyo mpamvu nashatse kubasomera aya magambo ndangiza. Reka ndangize dusome aya magambo. Abaroma 11 umurongo wa 25. Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma 11 umurongo wa 25 no kugeza kwa 27. Ubwiru. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano basezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Twe kudamarara rero, Abisirayeli koko barasinziriye, baraguye, turahagurutswa twebwe abanyamahanga. Mwe kwisuzugura ngo muri abanyantege nke, ni Imana yabahamagaye, ni Imana ibatumye, nimukore umurimo w'umwami neza. Ariko nanone mumenye iki? Yego baraguye kuko batizeye. Namwe rero muri abanyamahanga, muri amashami yavuye kure cyane, mutari kavukire, mukaza mugaterwa ku muzabibu w'ukuri. Ntimwirate rero, ntimwirate, he kugira uwirata. Oya, nibyo nababwiraga, twe kwirata, duce bugufi, turamye umukiza wacu kandi tumwamamaze. Ni ukwiye kumwamamazwa, ni ukwiye kuvugwa, nta kindi dukwiye gukora. Hanyuma rero ibisigaye umwami Yesu aturindire mu buntu bwe, kuko igihe kizagera Abisirayeli bakagarukwaho, Imana ikabasanga, ikabazura, ikabavana mu rupfu. Mwibuka amagufa yumye muri Ezekiyeli 37, ya magufa yumye hanuriye akabaho. N'abariya nubwo tubona baragenze nabi, barabaye babi, ariko umwami azabagarukaho ko bafite isezerano rikomeye ry'umugabo witwa Aburahamu. Imana itahemukiye na rimwe. Aburahamu barigenderaho. Iyo sezerano rero abazarokoka muri bo bazabaho, kandi bazabaho ari abera, abo tuzabana mu bwami bwa data. Nuko rero hakurya wirata muri twebwe, kuko natwe tugirebye nabi twakurwaho. Imana itarabuje gukuraho ayo mashami ya kavukire se, wowe wingurukira, nukosa, nureka kwizera, nubivamo izakurekeraho, izagutema, ikujugunye hariya, uzume, uzacwanishwe umuriro waka utazima. Ibyo rero nibyo umwami Yesu atubwira. Ahandi nkunda nanone hahandi Abakorinto ba kabiri ibice 5 murahazi. Abakorinto ba kabiri murahazi cyane, ariko icyo nshaka ni umurongo wa mbere wo mu bice 6. Ibice 5 haravuga uherewe na ku murongo wa 17 ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ari icyaremwe gishya. Ndanabivuzeho ibyacyayi babishize. Niko nuko byagenze bite? Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, yaramutanze watarigeze kumenya icyaha, arabambwa ku bwacu ngo tubeho bene data. Ariko rero aravuga ngo none ku murongo wa 6 umurongo wa mbere ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Iryo jambo nagendereye. Ibyo byose twabigezemo, twebwe twari abanyamahanga,
imana yiyunga natwe kandi twunga n'abisirayeli iduhindura umwe muri Kristo Yesu. Igisika cyadutandukanya cyitwa urwango, Kristo agisengesha wa musaraba we, aragifata ya gisika arakibomagura ngo bari bababi, abari abayuda n'abanyamahanga, abahindura umwe muri Kristo Yesu, araduhuza. None ubuntu mwagiriwe muramenye ntimukabupfushe ubusa ngo murangare mwifuza iby'isi, mutere Imana umugongo, mwange kwitanga. Ijambo ntabasomera, nzabasomera ubutaha, ngo ntabwo yabahamagariye kumwizera gusa, yabahamagariye no kubabazwa kubwe. Kubabazwa, ugomba guca no mu mibabaro kubera izina rye. Ubutumwa bwiza buzanababazwa, ntimuzabivemo. Bazabivamo bazaba mwihakanye, ariko twebwe azabikomeza tukemera no gupfa tuzize ubutumwa bwiza nka Stefano, tuzazamuka tujya iwacu. Bene data rero, ubuntu mwagiriwe ntimukabupfusha ubusa. Ndabifuriza Pantekote nziza, ndabifuriza umunsi mukuru, isabukuru nziza ya Pantekote ibe muri mwebwe iteka ryose, kandi muhoremo muhoremo muhoremo. Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye kubanye natwe, kandi abagaragu n'abaja bawe urabakunda cyane, ubaha amatwi meza y'umutima yumva, kugira ngo bumve ijambo ryawe, barikunde, barinyoterwe, kandi barishyire mu bikorwa uko baryumvise. Mwami, ndabasengeye muri twebwe ntihazagire uzasubira inyuma ngo arimbuke, ahubwo dukomeze urugendo turwana intambara nziza, tuba itoro ryawe rizima wishimira, ya mabuye mazima yacogeye mu ruganda akaza kubaka urusengero rwera rw'Imana ibamo mu buryo bw'umwuka wera. Baha umugisha bose, ndabasengeye, kandi kudukomeze tuzarangiza urugendo neza, bisabye mu izina rya Yesu, amen.